Mwaramutse kandi mwiriwe. Ni Teacher Eugene. Mwongeye kwirwa abakunzi ba chaîne ya Teacher Eugene. Tugiye gukorana ikizame cyakozwe kuri uyu munsi tariki 25 z'ukwa karindwi 2025. Mwibutsa niba utarakora subscribe bikore nonaha utazajya ucikanwa n'amasomo tubagezaho umunsi ku wundi. WhatsApp yacu ni 0785 23 55 56. Ikibazo cya mbere, icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: A. Burenga toni imwe. Ubwo mu bisubizo baduhaye tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'ukuri. Mu bisubizo baduhaye icya A, burenga toni imwe. B. Burenga toni ebyiri. C. Burenga toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya kabiri, ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni, bahise baduhereza ibisubizo tugomba kureberamo igisubizo cy'ukuri. A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Kilometero 50 niwo muvuduko ntarengwa velomoteri itagomba kugira ute kurenza. Ikibazo cya gatatu, ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Bahise baduha n'ibisubizo hano, baravuga ati mukuremo igisubizo cy'ukuri. Baratubwira ngo A. Igihe kigenda ahamanuka. B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C. Igihe gifite feri y'urugendo. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri muri bino bisubizo bari baduhaye. Igisubizo ni B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ikibazo cya kane, ni iki wakora mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ni iki wakora mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ni iki wakora? Reka turebere hamwe rero muri bino bisubizo, turebe noneho igisubizo cy'ukuri twitegereje n'icyapa cyacu hano. A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata firi cyane. Muri bino bisubizo baduhaye rero reka turebere hamwe noneho igisubizo cy'ukuri. Igisubizo ni C. Kwitegura guhagarara. Ikibazo cya gatanu, mu gihe ukurikiranye na romoroke ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Ibi ni ibisubizo baduhaye ngo dukuremo igisubizo cy'ukuri. Rero kuri A baratubwira ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B. Bifasha umuyobozi wa romoroke kukurebera mu ndorerwamo. C.
bifasha romoroke guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B, bifasha umuyobozi wa romoroke kukurebera mu ndorerwamo. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Aha, katurebere hamwe rero ikibazo cya gatandatu. Iki cyapa gisobanura iki? Murabona ko gifite udufresh tugiye dukurikirana twizenguruka. Hano baduhaye ibisubizo batubwira ngo muri ibi bisubizo tubahaye mukuremo igisubizo cy'ukuri. A, umuhanda uzenguruka. B, igice cy'umuhanda uzenguruka. C, aho unyura bazengurutse. D, ibisubizo byose nibyo. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, aho banyura bazengurutse. Ikibazo cya karindwi. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni. Bahita baduhereza ibisubizo ngo dukuremo igisubizo cy'ukuri. A, toni 10. B, toni 12. C, toni 16. D, toni 24. Katurebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri batubwiye ngo ni C, ni toni 16. Nizere ko mufite agakayi n'ikaramu turimo tugendana, nidusoza namwe mwiha amanota mwabonye. Ikibazo cya 8. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3. N'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe. N'ubwiyikorewe na romoroke zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenga ibipimo bikurikira. Hano bahise baduhereza ibisubizo ngo dukuremo igisubizo cy'ukuri. A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B, ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 9. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko 2 ikurikiranye. Mu bugari bwayo ni ukuvuga imitambiko ihindukiza kucyo ifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Bahita badukubita ibisubizo hano utwikuriremo igisubizo cy'ukuri. A, metero 11. B, metero 10. C, metero 7. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni metero 7. Ikibazo cya 10. Amatara ndangambere n'ayandanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho. Ushobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. A,
amatara magufi, B amatara ndangaburambarare, C amatara yo guhagarara umwanya munini, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B amatara ndangaburambarare. Nkwibutse ko ukeneye kwiga imodoka no kumenya ibizami bikorerwa kuri site ya Busanza, Rubirizi, Gahanga, watwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0785235556. Nizere ko wafashe agapapuro n'ikaramu uri kwandika amanota uri bugire. Nizere ko turi kumwe 5/5. Reka turebere hamwe rero ikibazo cya 11. Yo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura, bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda, n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. A imbere ni itara, ubwo baduhaye ibisubizo tugiye gushakamo igisubizo cy'ukuri. A imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Ikibazo cya 12. Imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri, amapikipiki, ibinyabitende by'ibiziga bitatu, n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. A santimetero 20, B santimetero 30, C santimetero 50, D santimetero 60. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Santimetero 50 cyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 13. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha akurikira. A ubwo ibi ni ibisubizo baduhaye tugomba gukuramo igisubizo cy'ukuri aho itara ndanganyuma rigomba gushyirwa. A ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 14. Iki cyapa gisobanura iki? A imbere hari umuyobozi w'amatungo. B imbere hari inzira ya gari ya moshi. C ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D
inkomane ibambiye. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni se, ni ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ikibazo cya 16, uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cyangwa cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Murayibona, iyi ngiyi ni triangle. Iyi triangle ni imwe bashyira mu muhanda imodoka yapfuye. Noneho baratubaza ngo kuva ku modoka uyishyiraho wasiga santimetero zingana ute kuva ku modoka naho uyitereka? Ubwo rero batubwiye ngo hano dushakamo igisubizo cy'ukuri muri bino bisubizo baduhaye. A, metero 5. B, metero 25. C, metero 45. D, metero 10. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B, ni metero 25 uvuye ku kinyabiziga naho uyitereka. Ikibazo cya 17, ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Murabona imodoka yacu yitegereje iri ahantu mu mwijima kabisa. Noneho baduhaye ibisubizo hano ngo turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. A, amatara y'akamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi B, amatara y'akamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C, amatara magufi. D, urumuri rusanzwe. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri cy'amatara wakoresha igihe hariho ibihu. Igisubizo ni A, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Igisubizo cya 18, iki cyapa gisobanura iki? Murakibona gishushanyijeho igare, hariho n'umupapa wagira ngo ufashe umwana mu kuboko. Noneho baduhaye ibisubizo hano, reka turebe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cya A, batubwiye ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. Icyo ni A. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyabitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano reka turebe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, inzira y'ibinyabitende n'abanyamaguru itegetswe. Iki ngiki nukibona aho ugeze uzamenye ko ari inzira y'ibinyabitende n'abanyamaguru itegetswe, niho babageneye, niho bagomba kunyura. Noneho tukarebera hamwe ikibazo cya 19, umuyobozi w'ikinyabiziga ageze mu masangano y'umuhanda agenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora, yakora iki? Urugero, ugeze muri feruje usanze feruje zapfuye, wakora iki? Hano bahise baduha ibisubizo, baratubwira ngo dushakemo igisubizo cy'ukuri. A, guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B, gutwara neza nta gutinda mu isangano. C, guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D, gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi
nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Noneho ikibazo cya 20, twumve nacyo uko kivuga. Ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda bw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Tukadoreza ibisubizo, tugashakamo igisubizo cy'ukuri. A. Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B. Hakurikijwe icyo ibimenyetso bigamije kwerekana. C. Kugira ngo birusheho kugaragara neza. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Kugira ngo birusheho kugaragara neza. Amahirwe masa. Rero reba agapapuro kawe, unandika amanota wagize muri komenti, nkwibutsa ko wifuza kwihugura no kwiga imodoka n'amategeko y'umuhanda, watwandikira kuri telefone cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ya 0785235556. Gahunda ni ugukora rimwe. Murakoze.